uhingukiye mu kiganza kivusha amaraso. Yes. Nta mana cyangwa nta gusubizwa guhari. Abantu benshi reka nkubwire. Yego. Niko Imana ivuganye nanjye. Yewe twicaye hano muri iki kiganiro. Yego. Niko numvise Imana ivugana. Haleluya, haleluya. Imbwiye ngo iki? Yego. Irambwiye ngo mbwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi abadukurikiye bose abakunda gusenga. Yes. Impamvu badasubizwa. Yego. Yego. Irinze abantu kuba kabarore. Kuba kabarore. Atakabarore gute? Ishizemwe speed kavanye. Naringiye kubona. Yego. Mbona abakire bari gusohoka mu bipangu. Abandi babyinjiramo. Yego. Ngiye kubona numva ijwi irakoze irakajya. Yego. Cyamunara zari zigiye umbuka nuko kwiyongera ku buryo igipangu umukira kivamo cinjiramo ubundi birumvikana. Imana iravuze tangarize ikigerageza Imana itavugaho ndarahiye kizakwica ariko ikigerageza Imana ivugaho ubonye 90% by'intsinzi no gutabarwa. Haleluya. Abantu benshi ikigerageza Imana ikivuzeho urahita zana Hezekiya Imana imaze kuvuga ku burwayi bwe iramubwira ngo noneho ntabwo ugipfuye. Yego. Hindukira banyarwandakazi ni muhindukire unda turi mu biki. Yego. Ibintu by'imiti zimuzanye hano ati hoya. Yego. Ngewe naryamye ukiri ni wacu numvaga ubushagarira. Yego. Umwe aramubwira tubushagarira tubaye muri iyi myaka ubushagarira bwaragiye. Ibaze. Aramubwira tumva yewe Imana yansuye narose yansuye. Yego. Ati se imyaka tumaze ko Imana itaragusura ubu nibwo igiye kujya yagusura. Yego. Ati reka nkubwire nanza bitamena amaraso ko nukuri bitamena amavuta hanyuma ngo diabete igutwara ubure gusubizwa ntabwo bishunda ariko ibiganza bikora kuzaha ubibamo n'ubundi kanseri ikaguhitana ubukene bukaguhitana ariko ibaye mu kiganza cy'umuntu kiganza gifite ububasha. Haleluya. Mateka yawe ahindukira mu maso y'abantu arahinduka ariko iyo ubana kubona ubibasiriyemo speed kavanye n'ubundi uyu mwaka yes mbonye abantu bubasha Imana bagura amazu yo guturamo. Ubu uyu mwaka bakodeshaga ariko uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'abantu bagiye kugura amazu. Amen. Kandi numvisha Imana ivugana nanjye. Mu bantu hari abantu bo kwizerwa bivuga ngo abantu bose ni babi. Haracyariho abantu bavugana n'Imana. Mana mubwira ngo nugerayo wihagararire. Mbwira inzozi zitaroswe saa 4 zitaroswe saa 8 zitaroswe saa 9 zitaroswe saa 11 zigategereza Gideyoni saa 12. Mwabaye musina masayo kigerageza Imana uzagicika ariko ikigerageza Imana ivugaho nderetswe Imana irambwiye. Haleluya. Umaranye umunsi miremire cyangwa igihe kirekire umutwe udakira. Imana iravuze ngo ihagaritse uwo mutwe udakira. Uhagarare mu izina rya Yesu. Imana ivuze ngo ngutangarize. Imana iravuze ngo uhereye nonaha ntabwo uzongera gutegera amaboko abadashaka kuguhobera. Ngiye kubona undi mu mama uteretse mu biganza itarimo umwaka umugisha wawe wabuzuza biganza by'abatura. Hari abantu babwirwa amafaranga abo babwiriwe iyo nkuru bigahita birangira. Ukuntu Imana ivuze ntabwo uzongera guswata. Imana gutsindiye icyo gitego cy'amafaranga. Ntabwo uzongera kubwirwa amasigara cyicaro business cyangwa se amahugu. Imana iravuze ngo guhaye business cyangwa se amahuri. Mbonye undi mu mama aradukurikiye aduteza amatwi aradukurikiye agahinda karamwishe kuko yanzwe n'iwabo w'umuryango. Nibyo
iwabo w'umugabo yashatsemo yego Imana igukuyeho icyo gisuzuguriro nibyo niko Imana ivuze ngo ngutangarire haleluya Imana iravuze ngo uhereye none aha uhereye none icinguye ibirori irabaye icinguye ibirori irabaye icinguye ibirori Imana irahinduka iracyari ya yindi ivuga bikaba itegeka bigakomera amahoro y'Imana reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana wo dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV kandi bica ku Byizerwa TV. Ineza y'Imana rero nibana nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe wose hafi na kure rero mu bice bitandukanye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwanjye. Reka mwese twizere ko mumenize neza kandi tubonereho n'umwanya wo kubaha ikaze mu biganiro byacu by'ivugabutumwa by'uyu munsi. Ntago bisanzwe rero uyu munsi turi kumwe n'abashumba murabazi n'abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana nkunda gukoresheje amavuga nti batarapfapfa nuko muzi ko hari benshi biyandurishije ibyo kurya by'ibwami ko dushimye Imana yuko ikibarindiye mu buntu bwayo. Niba tugiye kwana muri kano kanya rero reka ngusabe kugira ngo ubaye natwe mu kiganiro cyose kuva dutangiye kugeza ku musozo. Ntibajye gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi kandi nubona ibiganiro ubyishimiye ukabona bikunze ukabona icyo bikunguye nyabona ntubyihererane ahubwo bisangize abandi. Ntabwo twifuza yuko abantu batamenya ukuri ahubwo Yesu yaravuze ngo nibamenye ukuri uko niko kuzabatura. Tuzanywe n'ukuri rero kugira ngo bamenye Kristo kandi Kristo niwe kuri. Reka tubahe ikaze kandi tubahe ikaze bakozi b'Imana. murakoze cyane Abel karame uraho neza muraho cyane meze neza meze neza ndashima Imana yego mwamara kuri mwami aracyaturinze yego mushumba Theogene n'amahoro yego urakomeye ndashima Imana kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro kuvuga ngo abantu bose umuntu ntabwo bazi kuririmba turabizi turagerageza nanjye birangora uzabaze ikintu cyo kubwiriza gusa kuririmba ngo ntabwo ari ibyo njye mbikora byose ndanabikunda cyane ndabikunda cyane ahubwo ngiye no gutangira gukora indirimbo ahubwo ubwo waba warabibyeye waba warabye umuhamagara oya ntabwo naba narayobye nshaka gusanga wagomba kuba umuhanzi impano 12 ni nyinshi zose urazifite ego waba wishitani Shetani yagikura 12 ya David banyago tunasekemo nibyo twishimiye kuba namwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi murakoze cyane Imana ibaho umugisha amen tubaye ikaze rero hano turi kumwe n'Ibyizerwa TV yego turi kumwe n'Umusaraba TV amen rero reka tubwire abantu ngo banyarukire bakore subscribe nimba turakora subscribe aha ni ahantu hanyuzwa ijambo ry'Imana kandi ijambo ryifite umwimerere waryo ntabwo dutwika ahubwo dutwika ibyaha amen niko bimeze amakuru y'iminsi yacu nukuri tubona bucya tukabona bwira kubera Imana nta kibazo Theogene yego mezite meze neza ndashimye ndatuje muri ibi bihe hakurya y'inyanja baravuga ngo bari mu bukonje wasanga nanjye ndi mu bukonje yego bwatewe n'iki bibaho nyine bibaho ubukonje buri guterwa n'iki bagira bavuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ubukonje nibyo ubwa bukonje bw'iminsi y'imperuka basohoyeho ni ibihe by'imvura nyine imbeho bisanzwe ntabwo ari imperuka oya Pastor Abel karame mezute ni byiza cyane duherukana Pastor Abel ari kuvuga ati nanyuze mu minsi cyane y'ubuyobe ariko kandi iminsi yanjye y'ubuyobe abantu bivugire ku mugaragaro nyivuyemo uri gusaba ko umukozi w'Imana Theogene ntabwo nzi ko burya abashumba no bajya bafata akanya kabo bakiherera ariko bavuga ati njyewe umunsi nisemo kubikora kuri kamera
ntabwo ari abashumba bose abashumba bakora ahantu mu gikari bihagararaho kugira ngo tutamenya ibyabaye ariko mbere yabikoreye guca bugufi biradukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka buriya umuntu udaca bugufi uwo ntaragera ku musaraba kandi kwishira hejuru ntabwo ari byiza kuko iyo wishize hejuru biba ngombwa ko Imana ikumanura kagucisha bugufi ariko iyo wicishije bugufi irakuzamura niyo mateka cyangwa se niyo mitegekere y'Imana iyo ugiye hejuru yiramanura wajya hasi yikazamura niko Imana imeze amakuru dufite ko ngugeze kwishira hejuru birakomera bijya bibaho turi mu isi buriya tuba dufashe igihe mu ntambara kandi mu isi buriya si mu ijuru tujye twemera rwose tujye twemera ko turi abantu umuntu rero ashobora gutsindwa ahandi agatsinda hari ikintu abantu benshi bazi yuko abantu bashobora kubashimura bakajya bakora icyaha yego we ntabwo ari kubyemera oya ntabwo ariko mbyemera nanjye si kubyemera ntabwo ari kubyemera abashumba ntabwo baba mu ijuru umushumba yambaye umubiri nk'uw'abandi bose bambaye ariko rero dufite ikibazo yego hari abantu bangiritse bitewe n'abashumba bamwe na bamwe sibyo yego aho ati njye nubwo tugiye gukora kino kintu kirejejwe kongerera umushumba ndacyemerewe nkibaza hari ibintu bizuriye ku bashumba n'ibizuriye ku bakristo cyangwa twese hamwe tuziriza ibintu bimwe twese tuziririza ibintu bimwe aho haba habaye kwishira hejuru n'ubundi kandi Imana ntabwo ibyemera Imana ntabwo ikunda abantu bishira hejuru ahubwo ikunda abantu baca bugufi ntabwo mbyumva kwanjye kuko hari indirimbo ivuga ngo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera urumva rero ntabwo hari abashumbi yabo yera n'iy'abandi ngo ntiyere twebwe ubwacu ko abantu batureba kuri kamera yego twebwe turahugurana kandi tukemera no guhugurwa kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana twemera rero guhugurana no kugira gute no guhugurwa tugarutse nyuma gatoya uvuze kubwo cya gihe duheruka aca bugufi hari akantu kahindutse abona ko ari ukubera guca bugufi cyane niho tugiye kugenda ngiye kumubaza n'ubundi baciye bugufi ntabwo duteze amatwi baze kubikurikirana ahantu yaciye bugufi avuga ati njyewe runaka Pastor Abel ndemera ko nakoze mistake nararengereye uvuga n'akantu ngo nivanze arega tutarajya kure umuntu umenya icyo kintu akakimenya Bibiliya ivuga Dawidi iyo yamaraga gukora ibizangwa n'amaso y'Imana yikubitaga imbere akavuga ngo nimba imbabazi zawe ziruta ibyaha byanjye ngo imbere yawe Imana yakubura dosiye igasanga imbabazi zayo haleluya niyo Dawidi yakora ibyaha byuzuye isi yose uko ni ukuri imbabazi z'Imana ziri hejuru uko ni ukuri nibyo Imana ikumva Dawidi ayiteye ingingo igahita yongera kwigarura gahita yigarura rero Imana muri ibi bihe ishaka abantu bameze nka Dawidi bimenya ko kuri iki gihe abantu amakosa bari gukora amakosa bakayatwerera abandi bagakora ibyaha bakabitwerera abandi ariko Imana ikeneye umuntu umenya ko yacumuye iyo umuntu adafite mwuka wera aba ameze nk'intama yiragira itagira umushumba ubwo rero iyo umuntu afite mwuka wera ni ukuvuga ngo niwe umuyobora mwuka wera akubwiye ngo ca bugufi ugomba guca bugufi mwuka wera akubwiye ngo ihane ugomba kwihana ni rwo rugezo rwiza Imana idushakaho aho ngaho ushatse ko umwuka wera n'umushumba umwuka wera ahubwo niwe mushumba mukuru kuko niwe utuyobora tuyoborwa n'umwuka wera niko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera abo ngabo nibo bana b'Imana Imana ibamushije mutangiye kugera mu nshokoza mutangiye kugera muzamuka yes ntatubye ko tugere ko nashaka ko tuza kugera
reka tubikore gutya. Yego. Reka tume dusenga Imana. Tuje tesenga Imana. Mana y'imbaraga nyinshi, Haleluya. Imana y'icyubahiro, Imana y'abagufi, Imana y'abaremere, Imana y'inzobe, Imana y'ibikara, Imana y'abakene, Imana y'abakire, Imana ivuga urera Yesu bigakomera. Unaweza yote Baba. Twebwe ahubwo izina ryawe. Jina lako liimidiwe Bwana. Kandi iki kiganiro Baba tunasema asante. Imitima y'abari hafi ndetse n'abari kure. Jina lako liinuliwe. Ahubwo bibuka ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibamugisha twinjiye mu kiganiro no nyir'ubwite cyacu. Ndahera hano hantu ku kiganiro twakoze ubushize Pastor Berry ari kuvuga ati ngarutse mu murongo muzima w'abana b'Imana. Ese Pastor Abeli Karame yacyagiye yego nyuma yuko uciye bugufi yego duhe ubuzima urimo nyuma y'ahandi. Ese umwuka yaramwangiye murakorana neza urumva urimo neza cyangwa hagikirwana nabyo? Ya murakoze cyane. Uyu munsi ndi gushima Imana cyane kubera yuko iyo uciye bugufi ni ukuvuga ngo uba wegera hafi y'Imana. Reka nkoresha ijambo rivuga ngo bugufi bw'Imana. Kuva rero uwo munsi ndabona hari ikintu cyahindutse cyane kubera ko Imana iri kunkoresha cyane birenze uko yahora inkoresha mbere, kandi ndi kumva nanjye ndavuga ngo stable, ndi kumva ndimwo neza, kandi kubwo guca bugufi Imana iri no kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Mu yandi magambo kumanuka kwanjye nkagera hasi Imana irimo kugenda inzamura. Ndimo ndabona mba kuri esikariye ya mbere njya ku yindi. Reka wenda mu Gifaransa navuga ngo ndimo kwevuriwa. Imana iduhane umugisha. Na umuntu yakwibaza kino kibazo mu bashumba benshi muzanye tutazi umubare wabo. Yego. Tutazi umubare wabo. Yego. Kubera icyo hisemo ko Pastor Theogene ari gukuramburaho ibiganza akagusengera akagusabira imbabazi Imana. Kubera icyo rero wahisemo mu bashumba bose muziranye. Imana ibaha umugisha. Niba umuntu afite umunwa uvuga, akagira amatwi abasha kumva, akagira amaso abasha kureba, ku by'ukuri Imana nayo ifite umunwa. Icya mbere iravuga, icya kabiri ifite amatwi kandi irumva, icya gatatu ifite amaso areba. Amaso y'Imana arareba ku buryo nta kintu kibasha kwihisha amaso y'Uwiteka. Nuko nabonye uyu mugabo ari we muntu ugifite umwuka muzima, umwuka muzima mu bashumba bose afite umwuka muzima ukiri anorodre cyangwa se utarangirika. Kabiri, amavuta ye aracyafite amavuta ataragwamo inshishiri. Inshishi nimvuga inshishi wenda bishobora kumva abanyarwanda gusa, ariko wenda nk'abari mu bindi bihugu hari n'ahandi inshishi bazita ubunyegeri. Ubunyegeri namwe mubimenyereho, mushobora kuba mutari mubizi. Inshishi hari ahandi bazita ubunyegeri mu kindi kirimi. Ubwo rero aracyafite amavuta mazima ataragaga, yego, cyangwa se ataragwamo inshishiri. Rero Imana imuhereze umugisha. Ndamushimiye cyane twicaranye, yumve ko mushimiye. Ku by'ukuri nabonye inshuti itandukanye n'izindi mu buzima, imbere n'inyuma niyo nshuti mfite mu buzima bwanjye, nta yindi nshuti mfite. Reka tuvuge oya mbere yuko tuvuga gira icyo mwaturaho nayo nk'umushumba. Yo haleluya haleluya haleluya. Nukuri ndagukunze cyane. Uri umunyamakuru mwiza, ndagukunze kuko arabikwiriye. Arabikwiriye kandi nzi neza ko n'ibyatura biraza kuba mu izina rya Yesu. Yesu yaravuze ngo icyo muzahambira mu isi ijuru rizagihambira. Biravuga ngo n'icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Rero mu izina rya Yesu, inshingiye ku kuntu namubonye, inshingiye kuko atariyandurisha ibyo kurya by'ibwami, inshingiye kuko yarinze iby'ubu bwami, akarinda iby'ubugingo ndetse no gukiranuka, Imana yera yo mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya haleluya. Natuye ineza y'Imana.
icya mbere natuye ubwenge budasanzwe buturuka ku Mana. Icya kabiri kuko reka ntinde kuri iki cya mbere, ubwenge iyo ufite ubwenge ubasha kugira gute, ubasha kumenya gushira ku murongo ibintu bitari biri ku murongo, ubasha kuroranya ibintu ukabasha kubitondeka neza, ubasha kuyobora kandi abuyoboye bakakumva kuko uri mu ubwenge bw'Imana. Musabiye ubwenge bumwe Imana yari yarahaye Salomo bumuzeho mu izina rya Yesu. Nubwo yari asanzwe abufite ariko Imana yongere imukubire. Hanyuma icyo ni cya mbere. Icya kabiri mu izina rya Yesu ndatuye amahoro menshi atemba nk'uruzi. Aya mahoro impamvu nyamwaturiye, iyo umuntu afite amahoro ibintu byose bimuzaho kuko ibintu byose bishaka hari amahoro. Iyo utagiye before that, haleluya lelewaya tando. Iyo umuntu afite amahoro arahinga bikera, iyo umuntu afite amahoro arabyara kororoka, iyo umuntu afite amahoro abona amafaranga, iyo umuntu afite amahoro abasha gukora imigambi ya business zose zikagenda. Ahantu hatagira amahoro abana ntibaza, ahantu hatagira amahoro imyaka ntiyaza, iyo uhinze ntibyera. Mu izina rya Yesu umukozi w'Imana mwatuyeho amahoro atemba nk'uruzi. Ni ukuvuga ngo ibintu byose birakubiye mu mahoro. Njyewe mwatuyeho amahoro, navuze ngo ibintu byose bishaka ahantu hari amahoro. Rero yumve ko mwatuyeho byose, urumva ahinge byere, abyare yororoke, yakira amafaranga, yakira ubuzima, yakire kubaho imibereho mishasha, amahirwe ya kabiri, sede ya kabiri y'ubuzima mu izina rya Yesu. Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwinshi, ya Mana yica imigambi y'incakura. Haleluya, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imigambi kuri twebwe. Iyo niyo Mana igiye gukorana nawe imirimo n'ibitangaza mu buryo bw'aya mahoro adasanzwe kandi mu izina rya Yesu. Haleluya, ndamukunda bivuye ku mutima. Imana yo mu ijuru ni umugisha rwose, imigisha yose itangwa n'Uwiteka imuzeho iburyo n'ibumoso. Narimbuze ngo iburyo n'ibumoso mu izina rya Yesu. Kandi imigisha ituruka ahantu ho mu ijuru, imigisha ituruka mu birere bine bigize isi, imigisha ituruka mu biganza byombi by'Uwiteka imuzeho mu izina rya Yesu. Amen. Ndagukunda kandi ndagukunda bivuye ku mutima. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Pastor Theogene. Yego. Haleluya. Amen. Urumva umeze neza. Yes. Haleluya. Imana ishimwe. Hejuru ndi kumva uko bihagaze. Ubundi bino bintu bagiye bivuga ku muntu bakunda kubivugira ku muntu uri ku gituba, bari bamuyeje mu gituba. Yamaze gushira mu mwuka. Reka nkubaze ngo mu bapasiteri benshi nk'uko abivuze, icyo ngiye nkuzo nuko uri umwe mu bantu none mu bapasiteri nabonye babahanuzi bari guhanura ibintu bikahita bisohora. Ubu nta kandi kantu k'umwereko wawe ufite. Ese mushumba Abeli araje we ati ndifuza ko ari wowe undambikaho ibiganza, wabyakiye gute uyu munsi? Ibyo avuze ubyakiye gute? Ugiye gukora gute muri no minsi? Ugiye kurinda iki Imana yaguye gute? Duhora twiga buri munsi. Urumva ni urugamba rukomeye kandi n'uru ruganda turimo twita isi narwo ni uruganda. Ariko ibi Abeli avuze cyangwa ibyabaye njye ntabwo nigeze ntungurwa, kuko ibiganza byanjye bizakira benshi, bizakora kuri benshi. Amen. Bizahesha umugisha benshi, bizazura benshi. Urumva rero kuba Abeli ibi byarabaye ntabwo ari we gusa, ahubwo navuga ngo hari n'abandi buriya yakinguriye amarembo. Si we gusa, ahubwo ni kubo avugana nabo bose. Amen. Kuko ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye, amavuta utemera nta kintu agukorera. Ntacyo yakumarira rwose. Iyo uba ahantu bisaba kwemera imico yaho, ibe myiza ibe mibi, bisaba kuyemera kugira ngo uharamire. Yego. Rero Abeli uyu duhura twahuye
uburyo bw'abantu cyangwa uburyo bw'imigisha y'abantu yaragiye. Ariko twasenze isengesho yego ryongera gukomanga imitima y'abari abantu. Noneho ineza y'Imana nawe arayibona kandi n'uyu munsi aracyari kuyibona. Impamvu ikiri kwiyongera nibyo rwose ni ibiganza yahingukiyemo. Haleluya. Nshobora gukoresha ijambo abantu bakarifata uko ritari, ariko hari ibiganza umuntu akwiriye kugeramo. Yego. Inka zanze kubyara zikabyara. Amen. Nibyo. Hari ibiganza umuntu ageramo tarafite amahoro akabona amahoro, n'ukurebye akabona ufite amahoro. Kubera uri mu biganza navuga ngo bitamenye amaraso. Yes. Sinzi nimba ubyumva. Dufite abantu biyita abantu b'Imana cyangwa abakozi b'Imana, kumuha amafaranga. Munyumve neza nshuti z'umusaraba abaduteza amatwi, kumuha amafaranga yari umuhanuzi ucuruza n'iseta bagahita bayikwirukanamo. Nshaka kuvuga iki? Ibyo si ibiganza uba wahingukiyemo, ahubwo ni umuriro uba wahingukiyemo. Bibiliya ivuga iki? Iravuze ngo mu minsi yo guhanura kwabo bafite ububasha bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa, bafite ububasha bwo guhindura amazi amaraso. 11:6 ni mu byahishuwe. Yego. Ni bande noneho? Ni abantu bahagaze mu byo kwizera. Nimvuga guhagarara ntabwo ari ukudigadiga. Nimvuga guhagarara ntabwo ari nimugoroba mu gitondo mu byaha, nimugoroba nguje mu ijambo ry'Imana. Bafite ububasha. Ni bande? Ni abantu bahagaze mu nzira Imana ishaka, apana abishaka. Uwo nakuvuma umuvumo uzagufata, uwo nagusabira umugisha uzawubona. Abantu benshi bakunda kwibeshya ku bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana ufite authority, ufite ububasha, ashobora kukuvuma. Uwo munota umuvumuka. Umukozi w'Imana ashaka kukuvuma. Nimvuga ubukozi w'Imana ubatandukanye na ba bandi baba bari mu ndaya ngo bakongera kugaruka bavuga ngo ni abakozi b'Imana. Batandukanye. Umukozi w'Imana ashobora kugera ku nda yawe. Mfite umudamu nasengeye, ntabwo nje kwitaka kuko igihe cyo kwitaka narakirenze. Twitinda indwi zivamo abadayimoni bazikuramo. Ku mezi 4 ihita ivamo, ku mezi 4 ihita ivamo. Ndamubwira ati rero Imana ya Isiraheli, Imana y'Abanyarwanda, Imana nkorera, uyu mwana w'umuhungu yinjiye ntabwo azigera avamo. Uzamutwita uzamuzane ku rusengero. Ibyo byarabaye ku manywa y'ihanga. Bafite ububasha. Ni ukuvuga ububasha ntabwo ari ububasha bw'ibyaha. Impamvu imiti idakora ya bamwe cyangwa gusengera abantu kwa bamwe kudakora ni ukubivanga n'ibyaha. Ntabwo waba ufite Imana yaraguhamagaye ngo uheshe umuntu umugisha, ahubwo umuheshe umuvumo. Dufite abantu benshi batanze ibya 10 bagira ngo business zabo zikomere, ahubwo zikarigita. Kizarigise bahingukiye mu biganza batari guhingukira. Arimo aravuga. Yego. Impamvu byavuga ari byo. Simeyoni kubera iki Siweyoni ari we Imana yahisemwo ko azakira Yesu akiri uruhinja akivuka. Ni bya biganza, hari ntabwo ari biganza ibyo byose, ibiganza biratandukanye. Imana iravuga ngo ni Simeyoni ugomba kuzakira uru ruhinja akaruhesha umugisha. Kandi mu batambye mu nzu ya Isiraheli bari abatambye benshi, yes. Ariko Simeyoni yari afite isezerano mu bandi batambye badafite. Afite isezerano rivuga ko atazapfa atabonye umwami Imana. Bibiliya ivuga bazanye gukeba umwami Yesu. Simeyoni ni rya sezerano rihita rimera amatwi cyane, rihita rimera amaso.
ateruye Yesu yego aterura ijambo kuko ari wowe wari ufite isezerano yego aravuga ngo urasezerera umugaragu wawe amahoro abandi bari bahari Yego. ariko ntiryari iryabo nukuri ryari irya Simiyoni yes rero ibi bintu bigirwa n'ubibamo ntabwo bigirwa n'utabibamo Nibyo. uyu munsi yes cyari igikorwa cy'urusengero kirimo abadiyakoni abaporotokoro Yego. ariko Simiyoni niwe wari ufite iryo sezerano muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni uyo yari umuntu w'umukiranutsi yakira umwami Yesu aramukikira ariko man ndashaka kuririmba sinakubwiye ko nshaka kuririmba urumva uburyo mpimba karirimbo byihuse arega Simeyoni yarageze mu zabukuru yo ndafashijwe haleluya imvi zirasaza zirinda gusaza yageze ahahuma ngo amaso ntiyabakibasha kureba ariko yanga gupfa isezerano ritarasohora mana yanjye ibiganza ahanini abantu bahingukiramo ibiganza nibyo bibateza yego uyu mwanya urajya mu rusengero urindaye kubera urusengero wahingukiyemo ibiganza bimena amaraso bana dutetse ibiganza uburayi ntibuzashira ahubwo buziyongera kandi urahanura kubera imbaraga zawe usengera umyuka y'ubusambanyi ibavaho ikakwataka aho nta biganza bihari turi kwibaza gutya umuntu duteza amatwi ubwo nahise mbyumva ko hari n'umuntu ushobora kuduteza amatwi aba mu rusengero ko akabona hari icyaha cyanze kumuvaho yego kandi asenga aririmba ahanura ariko kubona byanze kumuvaho ibyo biganza si turashaka ko tuza kubarangira uyu muntu duteza amatwi kugira ngo ubone ibiganza bizima ni ibihe bizava hehe buriya ibiganza bizima bidashaka kumenya Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera yego nibyo koko n'abanduye ibiganza barabikora ibimenyetso ariko icyo nshaka kuvuga uyu mwanya mu by'ukuri ntabwo watanga icyacumi mu rusengero n'urwo ari rwo rwose hanyuma ngo wongere ugume mu buzima wari urimo ntabwo bishoboka umuhanuzi uzabereyeho iki kureba amakuba ari imbere akayabwira abashumbye cyangwa abamuba hafi nk'ubu Abeli nshobora kumubwira ati rero gahunda ihari yego imbere yawe hazatera inzara imeze gutya na gutya gura ikibanza numara kugura ikibanza iyo nzara nitera wowe uzakigurisha yego bigutambutse muri ya nzara abandi barimo urumva umuhanuzi ntabereyeho kugira ngo arye iby'abantu bahombe bagira ubuhe ibyo ntabwo ari ibiganza ikiganza nicyo ugeramo utunguka gukunguka utabyara gukabyara yego mpinduka ikagaragara warakodesha gukagura inzu ibyo nibyo biganza ni ukuri uremekanya none waha umuntu wowe icyo udafite ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo umuntu yarura icyo yatetse ntabwo umuntu yarura icyo atatetse kugira ngo uhereze umuntu umuhereze icyo ufite icyo udafite ntiwakimuha ni ukuvuga ngo hari abantu rero batanga ibitakagombye gutangwa kubera yuko niba ufite ubujura nibwo utanga niba ufite ubusambanyi nibwo utanga niba ufite ububeji nibwo utanga iyo ufite ukuri utanga ukuri abantu bakakira ku byo ufite reka mvuge n'aka kantu urakoze mu rusengero bakoze 40 ijuru yego wayigiyemo nta n'amavuta yo kwisiga ubona 40 irangiye n'ubundi nta mavuta yo kwisiga yego mu by'ukuri urumva ibyo ari ibiganza byawe kandi dufite abantu baba mu nsengero igikohwa kikamera cyane birirwa bavuga ngo Imana ikoze ibitangaza igitangaza itaragukorera wirirwaho utegereje icyo bita ngo iki ubwo ngo birumvikana abantu nibasobanukirwe bamenye ukuri
ese ntabwo umuntu ashobora kugeragezwa ari mu rusengero agahura n'ibigeragezo akaba Imana ikaba yakwemera ko bijyamo kandi ari ahantu mu biganza bye bizima ariko akajya muri ibyo bigeragezo kugira Imana imwigisha? Ntabwo icyo twacyumvikanaho kubera ko hari ikigeragezo hari inkoni. Inkoni ntawe uyikiza undi, ariko ikigeragezo ikikwereka aho wageze ko ari ahawe ni uko abera bashyira ivi hasi bakagiha inzira kigasubirayo, bakagihirika. Ahubwo avuga ati bakagihirika, ni ukuvuga ngo kigira iherezo. Yego, twahawe ububasha, ngira ngo byanditse muri, ngira ngo ni muri Matayo 10 na kangahe 10. Twahawe ububasha n'ubushobozi, twahawe ububasha mu isi bwo kukandagira inzoka na skoropiyo. Icyo tuzahambira ijuru rizagihambira, icyo tuzahambura ijuru rizagihambura. ntabwo mu byo muzahambira harimo inkoni y'Imana. Inkoni y'Imana ntabwo irimo, harimo ikigeragezo. Yego. gatandatu abacamanza Bibiliya iravuga ngo Imana ihana Abisiraheli yego, cyangwa ibatanga. yego, icyo gihe nta porofetike yari hakenewe. yego, hari hakenewe kwinjira mu bihe by'ibigeragezo. Yego. Kubera iki binjiye muri ibyo bihe? Kubera ko bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. biterwa n'icyariki. Imana irabagurisha, irabatanga mu maso y'Abamidiyani, mu maboko yabo irabatanga. Inkoni y'Imana nta mupasitoro, nta muntu n'umwe uyikiza undi. Iyo usengeye ahubwo umuntu ufite inkoni y'Imana, nawe ahubwo urafatwa. Abisiraheli kubera ibyaha bakoze Imana irabatanga. Imyaka 7 bari mu buretwa. Nta muntu ukiza undi inkoni y'Imana, ahubwo ikigeragezo nicyo mushira amavi hasi bitewe n'ibiganza wahingukiyemo. Yego. Hari abantu benshi numva za diabete zikira. Yego. Kanseri igakira cyane. Biterwa n'iki? Biterwa n'ibiganza. Biterwa n'ikiganza wahingukiyemo. Ubundi bidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Ikiganza uhingukiyemo kiba gifite ububasha n'ubushobozi. Ni ukuri ibyo. Ariko uyu mwanya abantu bahingukiye ahatari aho guhingukirwa, bakomanze ahatari aho gukomanga. Hari akantu nigeze mvuga, ndavuga ngo abantu bakurikiye Gehazi aho gukurikira Elisa. Nuvuga ngo ibyo Gehazi atashobora, Elisa niwe wabishobora. Reka nkubwire, umuhanuzi agusenge, ngewe ngira amahame buriya. Iyo umuntu dusenganye umwaka, umwaka ndabyumva, nta guhinduka kugaragarira buri muntu wese, nta mpinduka, ubwo ntabwo ibyaba ari ibiganza zabohokera. Birumvikana. Ndamusezerera, ntabwo ari ukumusezerera, ni ukumutaransifera agakomeza. Kuko reka nkubwize ukuri, yego, abantu benshi baguye aho batari kugwa. Kubera iki? Yego. Usenze imyaka 2 ubana n'umuhanuzi ngo Imana iravuze, Imana ivuga idakora ibaho, ntayibaho. Wavuye mu rusengero rwa mbere ugera mu rundi, iyo Mana idakora ibaho. Ubundi ngewe niba urwaye, ngewe nemerewe kugusengera bwa kabiri, ntabwo ngewe nza kugusengera bwa gatatu. Ni rimwe ryonyene, bitinze nkaza bwa kabiri, bwa gatatu mpita nkubwira ngo abanzi ko no kwa muganga hari igihe bagusezerera bakakubwira ngo genda utegereze. Abanzi barabizi. Nigeze mbona umupapa w'inshuti yanjye, ndamubwira ati rero ibi uri gukora ntabwo ari ibyawe, Imana nge nkorera. Yego. Iravuze ngo ibi bigurishe. Yego. Kuko ugiye kuba umuntu ukomeye. Yes. None abantu zitwabanaga muri ayo masengesho baravuga ati umutipe none atarasaze. Ariko uyu mugabo ubu tuvugana yahinduriwe amateka ku buryo bukomeye. Yego. Imana ntabwo yananiwe gukora. Yego. Ahubwo abatanga amakuru ese bayakuye. Yego. 6 Yosuwa aravuga ngo Imana ibwira Yosuwa uburyo Yeriko izagwa. Yego. Ntabwo ibyagwishije Yeriko babikuye Dubai. Yego.
hari babifite ariko batazi kubishyira ku murongo n'ubundi. Abantu bemere bashyira ivi hasi bumva ukuri niko kuzaba batura. Nibyo Ibiganzo bimazemo imyaka 2 wagiye wambara inkweto zidasa. Ubwo ndavuga mu buryo bw'umwuka, abanyamwuka baranyumva, utumva ngo nikanambira imvuze. Nta kigenda, wagiye mu rusengero ufite umubabaro, n'ubura cyafite umubabaro, funga ntabwo wari urusengero. Buri urusengero kugira ngo rubu urusengero nuko rukura abantu kuri Satani rukabazana kumunga uhave kuko nta nyungu uri kuhavana, urajyana agahinda ugarukana agahinda. Ntabwo ari urusengero, aho gusengera si Yerusalemu gusa. Abantu rero bemere bongere bagaruke ku rufatiro, bahamagara ngo yahise nampamagara. Yuri umusaza yahise akira. Nshuti z'umusaraba, abantu baduteza amatwi, muhindure ibiganza umaranye iminsi nabyo kwa Gehazi, bitakukuye mu businzi, werekeze kwa Elisa, bitagukuye mu busambanyi, mbega ibiganza bitagutinyishije icyaha. Ntabwo navuga ko no gusambana atari icyaha. Turashize. Wandi ubu wamubona atitira ukavuga ati Imana iraje. Narabivuze baritunga umuntu kagira ngo ni rusake igiye kubika. Ribu rero nayo izayizemo idufashe. Ubwashize narabivuze, ngiye kubona mbona umuntu yanditse message tomoye nziza imeze nka bya birago mu cyaro babohaga, yava hano ikagera nk'iriya. Aravuga ngubwo muwamuzanye n'abandi ngo mwese ko araho muhahira. Nge ntabwo mpahira ku mihanda. Kandi ubu nakwereka n'ikintu ahangaha, ariko semana ibi bintu ni ibiki? Wasabye ko kwemeza iza gufata kubera inzoga. None se ubu yusi umuhanuzi rwose, ubu yu ntatitira rwose. None umuntu aranyiha ngo muba muje ngo reba ndamuzi mukira wa muntu we mbakuritere ngewe mbakuritere. Ntabwo mvuga ibintu bitariho. Ribu mwadufasha mukaza muri aba bahanuzi. Noneho nabivuga ngo namwe niho muhahira. Ngewe ndi wawe, nambaye impeta, ngewe nditunze, ntabwo ngenda nsabiriza. Yanditse iyo comment itegereza umudamu ninde umuntu. Twebwe ibyo tuvuga aha turahaba, ntabwo mwe muhaba. Babarire kuko ntazi cyakora. Ibaze ngo mujye murekana ngo namwe ngo tuba tuza ari ibiki. Turamaze abakozi b'Imana nimba ushaka ijambo ry'Imana, jya ku Musaraba TV ureke ubusutwa. Imana irakuzi niyo twe tutakumenye. Twebwe tuvuga ibyo tuzi 100%. None se ntabwo mubonye? Ndamubonye ndanamuzi. Ntabwo avuga ngo Imana ndamuzi rwose kuri Mitsingi. Ibaze ibyo bintu. Ikibindi cya Mitsingi. None umuntu yabwira abantu ngo mukanguke, urumva? Bagatangira ngo ubwo namacakubiri ibiki n'ibiki. Mu by'ukuri ibaze mu mahame agenga abakozi b'Imana, inzoga ntirimo, itabi ntiririmo, yego gusebanya ntibirimo, ntabwo ibyo birimo gusambana. Ubwo wabikoze ni kwa kunda kabaye icwende gatoga, niyo koze ngo ntigashira umuntu. Wabikoze ni kwa kundi akabaye icwe nde atoga, niyo koze igaca. Yes. Birasaba iki kugira ngo muri ibi biganza uhabe? Password ni ugukiranuka. Yes. Aho mushumba kureba naho mushumba atakureba. Uhingukiye mu kiganza kivusha amaraso. Yes. Nta mana cyangwa nta gusubizwa guhari. Abantu benshi reka nkubwire, yego niko Imana ivuganye nanjye. Yewe twicaye hano muri iki kiganiro, yego niko numvise Imana ivugana. Haleluya, haleluya. Imbwiye ngo iki? Yego. Irambwiye ngo mbwire Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi abadukurikiye bose abakunda gusenga. Yes.
impamvu badasubizwa yego n'ibiganza bahingukiyemo. yego iyo wahingukiye mu kiganza cy'umutambyi yego ntabwo bagusohora mu nzu. uko ni ukuri. bayigusohoyemo gute? ntabwo byakunda. iyo wahingukiye mu kiganza cy'umutambyi yego ntabwo bizinesi yawe ihagarara. Yego. ntabwo bishoboka. ntabwo ari aho gupfira. Bibiliya iravuga ngo bafite ububasha bwo guhindura amazi amaraso. uko ni ukuri. warangiza ngo kanseri ikujyanye, yego ikujyanye ite uri mu biganza by'umuhanuzi? ntabwo bishoboka. warangiza ngo umugabo yaragutaye, agutaye ute? amakuru umuhanuzi ayaguha mbere. yego ikibazo abantu bagira ni uguhingukira mu biganza badakwiye guhingukiramo. oya kugira ngo bemere ko ari byo. none se umuhanuzi arajya kuguhanurira yego amaze kuva mu bagore kwa sisiteme wacira ubuhanuzi. Yes. ubwo buhanuzi buzamara iki? nibabanze bamenye yuko Tabita yaguye mu biganza bya Petero. ibiganza barimo bikora akazi. Yes. reka nkubwire ikindi kintu gikomeye. uyu mudamu Elisa yahanuriye umwana hanyuma aza gupfa. yego ni umugore w'umushune mu kazi niko Bibiliya ivuga. amaze gupfa yego umugore ngo ariruka ajya kumushaka. yego amushatse abanza gutuma Gehazi. ngo agezeyo birananirana. Elisa ngo ariyizira. Bibiliya izi ikintu ivuga. yego uriya mugore yabaga mu biganza bya Elisa. ntabwo waba mu biganza bitamena amaraso, ko ni ukuri, bitamena amavuta, hanyuma ngo diyabete igutwara ubure gusubizwa. ntabwo bishunda. ariko ibiganza bikora izaha ubibamo n'ubundi kanseri ikaguhitana, ubukene bukaguhitana. ariko iyo ubaye mu kiganza cy'umuntu, ikiganza gifite ububasha, haleluya, mateka yawe ahindukira mu maso y'abantu, arahinduka. ariko iyo ubana n'umuntu nyine uri aho ukora ibyo yishakiye ngo Imana, yego, reka mvuge ngo usubira mu maso y'abanzi. abantu baritiranyije mu yandi magambo, bagaruke kwa Elisa bave kwa Gehazi. ari igihe twigisha abantu b'abakiriya babo ngabo bagatangira ngo namwe ngubwo yes mbavuze icyo mbwira abantu, ariko nibemere hariho abahanuzi yego bavugana n'Imana atari ibintu byo guhurunguruka. yego urumva, reka nkubwire ikintu Imana imbwiye. amen. ugiye kubona amafaranga, haleluya, ariko amafaranga ugiye kubona, yego, aya mafaranga biragusaba kwitonda. nibyo, kuko mbonye uhamagara umuntu nabonaga ari umuntu ndashatse kwerura ku bw'umutekano wanjye, yego, ngiye kubona mbona bagushyiriyemo akantu kameze nk'umunyu, yego, amferera ranjye. ariko Imana iravuze ngo ukiyabona uzagira amakenga. amen. siko Imana ivuze ra, niko ivuze, kandi ibwiye umuntu wumva. yego cyane. ntabwo ibizumweru 2-3 yego bishobora gushira yego utaragira ayo mafaranga, niko Imana ivuze. Imana irakoze. iyo turi mu biganza, yego, baraturoga, Imana ikaturogora. iyo turi mu biganza z'Imana, yego, aho bavuga ko tuzaseba, yego, ntabwo ariho duseba, baratwandika twemera. iyo turi mu biganza, nibyo, abantu baravuga ngo ntibizemera bikemerera icyo ngicyo. uko ni ukuri, kuko turi mu biganza biz'Imana cyane. uyu munsi rero, yego, ibiganza wagezemo, yego, bigiye kugusubiza ku rwego rwo kongera gutunga imodoka. haleluya, haleluya. ikintu mvuze nimba ucyumvise, iyi mirindi ndayumva. ugiye kugerageza ugere mu rwego rwo kongera gutunga imodoka, kongera kugenda nicaye. Imana ivuze, haleluya. Imana irambwiye ngo uhereye uyu mwanya, yego, iyi modoka iri gututumba, igiye guturika. hanyuma yo guturika, mena uzayizane kuri kamera ushima Imana. nzayizana rwose, kuko ibi bintu birabaye kandi bibaye bigutunguye. Imana ivuze, Imana ishimwe. hari ibiganza ugeramo amateka agahinduka. iyo amateka ahindutse ntibigombera bakwanze, ntibigombera bakuvuze. mu bumana bwayo irashoboye. nawe wari uneze amatwi, urashaka gufata icyemezo
cyo kuva mu biganza byakubujije amahoro. Icyo uvuze amafaranga, Yesu aravuze ngo fata icyemezo ujye mu biganza bitamennye amaraso. Amen. Nivuga bitamennye amaraso, hari igihe umuntu ajya gukora amabara ari umuhanuzi, yego, akabwira uwo bayakoranye ngo nakuremo inda, nta kundi kumena amaraso. Uko ni ukuri pe. Ariko Imana iguteretse mu biganza bigukiza kanseri. Haleluya. Imana iguteretse mu biganza bigukiza diyabete. Imana iguteretse mu biganza bitarimo bituma umugisha wawe wabuzuza. Biganza birakura. Hari abantu babwirwa amafaranga, abo babwiriwe iyo nkuru bigahita birangira. Ukuntu Imana ivuze, ntabwo uzongera guswata. Imana igutsindiye icyo gitego cy'amafaranga, ntabwo uzongera kubwirwa amasigara cyicaro, bizinesi igasanga se amahugu. Imana iravuze ngo guhaye bizinesi se amahuri. Niko Imana ivuze. Ibi biganza iyo wabigezemo, unyura mu maso y'abanzi bawe unezerewe. We barakubenze, nawe ubwawe uravuga ngo nta mugabo wanyemera. Imana iguremeye umugabo ukumara igitangaza cyawe. Imana ikuremeye umugabo ugeza mu rugo iwanyu bakavuga ngo Mana warahabaye. Imana iravuze ngo iyo kanseri iyiburijemo. Niko Imana ivuze. Izina rya Yesu. Imana iravuze ngo uhereye none ashira gutamururwa n'Imana. Niko Imana ivuze. Imana ikwitamururiye amagambo arashira. Ndabona indwara zikira, ndabona diabete zihunga, ndabona kanseri zihunga, ndabona indwara zijyanye n'abarozi n'abadayimoni zihunga, ndabona wowe wagiraga ikibazo cyo kutaryama imyuka ikubyutsa abazimu, ndabona imyuka ihunga, ndabona ku kirere cy'inzu yawe iyo kamera bamanitseho y'abarozi, mu rugo wawe nta mahoro, ndabona marayika yikubura. Niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo wari umaze igihe mu rungabangabo akira kuva mu rungabangabo. Niko Imana ivuze. Amen. Imbaraga z'ikiganza. Elisa ageze kuri uyu mushunemu, yamubwiye ijambo rikomeye. Elisa amagambo yari yarangiye, ngo ageze ku mwana amwitegereje, abona nta magambo ari bukore, ahubwo aho arakora ibimenyetso n'ibitangaza. Bibiliya avuga ngo umunwa ku munwa yurira kuri uyu mwana hejuru. Umunwa ku munwa. Umunwa uvuye mu ndaya ni ikihe gitangaza wakora? Ntacyo wakora. Wakora iki? Ariko ngo amaze kumugeraho umunwa ku munwa, amaso ku maso, byasobanuraga, mazuru ku mazuru. Umva icyo byasobanuraga. Ubuzima nari mfite ndabuguhereye, nibwo nguhaye. Haleluya. Ngo muri ngo bumva umwana ngo aritsamuye inshuro 3. Inshuro ziri karindwi, ivuga 7. Mvuze 3 bitewe na paniya ndoshemo. Urakoze cyane. Ndabona ahantu nteye. Haleluya. Noneho ngo amaze kwitsamura, yego, aritsamura, Elisa ngo aramufata, ngo amusubiza nyina ari muzima. Amusubiza nyina. Haleluya. Wakira akazi kawe, wakire business zawe, wakire ibyawe, wakira amahoro yawe. Inzige zariye uyu mwanya, byo kagungu zariye, waraburanye umurisi, ubuzikira bwariye, akira insinzi mu izina rya Haleluya. Haleluya. Waravuze uburu wakumva. Mana ishimwe. Mbonye undi mu mama, yego, aradukurikiye aduteza amatwi, aradukurikiye, agahinda karamwishe, yego, kuko yanzwe n'iwabo w'umuryango. Nibyo, iwabo w'umugabo yashatsemo. Yego. Imana igukuyeho icyo gisuzuguriro. Nibyo. Niko Imana ivuze ngo ngutangarire. Haleluya. Imana iravuze ngo uhereye none aha. Uhereye none. Ikinguye ibirori. Irabaye. Ikinguye ibirori. Irabaye. Ikinguye ibirori. Irabaye. Ikinguye ibirori. Irabaye. Ibirori bigiye gukingura. Yes. Ni ibirori by'abafashwe ijambo mu miryango. Nukuri. Ndabyumva cyane. Bakavuga ngo niko bizahora. Imana bizirabza. Ishizeho iherezo. Igiye kugikora igitangaza abantu bose bagira gute babireba.
Imana ishimwe. Reka mbwire uyu mudamu Imana imbwiye nawe uba muri Amerika, ntabwo nzi ahantu aherereye, ariko Imana imbwiye ngo ari muri Amerika. Ndamuha ibimenyetso. Imana imbwiye ngo arwaje umwana. Uyu mwana ni umwana w'umuhungu, ntabwo ari uburwayi busanzwe. Imana imbwiye ngo baramurogeye umwana. Iyi myuka mibi igiye kumurekura mu minsi itarenze 5. Uyu mwana arakira gukira. Wa mubyeyi we unkurikiye, wabuze uko wavuza umwana wawe kuko yamupimishije kwa muganga, barabura indwara, baramubwira ngo nta ndwara tubona, amusubiza mu rugo. Mu minsi itarenze 5 nuza kwakira igitangaza cyawe ukaba urwaje uyu mwana w'umuhungu, uzandike muri comment cyangwa uze guhamagara ku nimero turaza kuguha, hanyuma ushima Imana. Mu minsi 5 iyi ndwara abaganga babuze, uyu mwana araza gukira iyi ndwara kuko iraza kumurekura ku munsi ugira 5. Utangira kubara uhereye aho urabonera iki kiganiro, ubare iminsi 5. Umunsi wa 5 iyi ndwara iraza kurekura uyu mwana. Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Uzi ko Imana ntuje? Yego. Imana ivuganye nanjye. Yego. Irinze abantu kuba Kabarore. Kuba Kabarore. Atakabarore gute? Ishizemwo speed cover. Naringiye kubona. Yego. Mbona abakire bari gusohoka mu bipangu. Abandi babyinjiramo. Yego. Ngiye kubona numva ijwi irakoze irakajya. Yego. Cyamunara zari zigiye umbuka, nukuvuga kwiyongera ku buryo igipangu umukira kivamo cinjiramo. Bundi birumvikana. Imana iravuze ngo itanze ubwishu. Yego. Ko nabonaga cyamunara bari kuva mu bipangu binjiramo nk'abajya mu isoko. Yego. Imana iravuze ngo ibyo irabihagaritse. Ibihagarare mu izina ryayo. Imana ivuze. Amen. Kandi ngiye kubona ubwo basiriyemo speed cover uyu mwaka. Yes. Mbonye abantu bubasha Imana bagura amazu yo guturamo. Ubu uyu mwaka bakodeshaga. Yego. Ariko uyu mwaka tugiye kwinjiramo, Yego. ni umwaka w'abantu bagiye kugura amazu. Amen. Kandi numvisha Imana ivugana nanjye. Yego. N'iki gitangazamakuru. Kugura ubutaka. Hallelujah. Kugura inzu. Yes. Niko Imana ya Isiraheli na ivuze. Kuko Imana igize ku rutonde rw'abantu bagiye kugura inzu zimeze neza. Niko Imana ivuze. Oh hallelujah. Niko Imana ivuze. Byagiye. Mbonye undi muntu wari ufite ikibazo cyo mu nda. Imana iravuze ngo irakirangije. Yumva ukuntu cyari kimeze. Yumvaga ari nk'ibintu biri kubirira mu nda. Imana iravuze ngo ntuzaba ukigiye kubagwa. Imana ibikuyeho. Niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo nongenderetswe nanone. Ngiye kubona mbona umumama umaranye umugongo igihe kirekire waraboze. Imana iravuze ngo shizemo izindi Hallelujah. utagombeye abaganga. Niko Imana ivuze. Nongenderetswe. Imana irambwiye ngo umaranye umunsi miremire cyangwa igihe kirekire umutwe udakira. Imana iravuze ngo ihagaritse uwo mutwe udakira. Uhagarare mu izina rya Yesu. Imana ivuze ngo ngutangarize. Imana iravuze ngo uhereye nonaha ntabwo uzongera gutegera amaboko abadashaka kuguhobera. Ngiye kubona undi mumama umugabo yaramutaye, hanyuma yo kumuta ari guhamagara impande n'impande ngo bamufashe. Mama umva ukuntu Imana ivuze. Imana irambwiye ngo ikuremeye amateka, ikuremeye ubuhamya bufatika. Niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo nawe uri mu bitaro ndabona urankurikiye. Imana irambwiye ngo ikubyukije muri ibyo wakiye gukira mu izina rya Yesu. Imana iravuze ngo akira gukira. Ubutabazi bw'Imana buramanutse. Ugiye kubyara none mu nda yawe haraboze. Imana ihahaye ubuzima. Akira ubuzima nawe mu izina rya Yesu. Amahemba gutera. Iki ni igihe cyanyu.
iramubwiye ngo ihagaritse ayo mahembe kiri igihe cyawe Imana ivuze niko Imana ivuze diplome yawe ndakubona nawe deposhe la manga la awizi kota amina warize diplome urayifite ariko bayihambye munsi na zaho wabaga umva ukuntu Imana Imana irambwiye irayihambuye hanyuma yo kuyihamba iyogejeho imyanda niko Imana ivuze amen ngo ngutangarize yes yuko ikintu Imana ivuze kingana n'icyo ikoze iyo Imana ivuze icyo usabwa ni ukwizera ukakira igitangaza cyawe kandi nibutse abadukurikiye yuko kwizera ari ukumenya kwizera ntabwo ari ugushidikanya ni ukumenya ibyizerwa udashidikanya warangiza ukakira igitangaza cyawe rero Imana niyo ivuganye nawe nonaha kubera yuko akanakanwa k'umuhanuzi Imana iciyemo ntabwo Imana ikoresha ibiti n'amabuye mu gihe hakiri 7,000 bitarafukamira Bayali ntabwo Imana izakoresha ibiti cyangwa se amabuye mu gihe hakiriho abakozi b'Imana abantu bakibasha kuyemerera icyakora abantu bayangiye ijambo ry'Imana riravuga ngo yafata amabuye ikayabyutsamo abana ba Aburahamu ariko umurimo w'Imana ugakorwa kandi umurimo w'Imana ukajya mbere Imana ishimwe cyane ntabwo rero Imana yarinda gukoresha ibiti n'amabuye twe turahari kugira ngo Imana idukoreshe mu yandi magambo turi bikoresho by'Imana Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro Imana iracyafite ubundi buryo Imana iracyafite izindi mbaraga iracyashoboye gukora iracyafite ububasha ndetse ibitangaza yakora ke n'uyu munsi iracyabikora nibutse abantu yuko ibitangaza Imana yakoreye i Sidoni ibitangaza Imana yakoreye i Makedoniya uyu munsi birataha mu rugo rwawe uyu munsi birataha mu nzu yawe uyu munsi birataha mu bakobwa bawe uyu munsi birataha mu bahungu bawe Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ntabwo Imana irahinduka iracyari ya yindi ivuga bikaba itegeka bigakomera amahoro y'Imana akomeze aganze imitima yanyu murakoze reka dukomeze reka dusome ijambo ry'Imana dusome ijambo riboneka mu bacamanza 7:13 abacamanza 7:13 abacamanza 7:13 yego 13 tunagana ku musozo w'ikiganiro 7:13 nahageze Bibiliya yawe ivuze ngo iki 7:13 13 haravuze ngo nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati umva ye narose inzozi mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rusengero mu rugerero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema iryo hema riherako riragwa rigaramye Imana iguha umugisha amen dusubiriremo nuko Gideyoni ageze yumva umuntu arotorera inzozi mugenzi we uru ni urugamba yego rwari rwarananiranye yego sinzi nimba ubyumvise ndabyumva cyane uru ni urugamba rwari rwarananiranye yego Abisiraheli bamaraga kubiba Abamidiyani baje gusiribanga imyaka yabo niko bimeze Imana yarabatanze kubwo gukora ibyaha nibyo hari abantu Imana itanga yego Imana ikamutumaho kompura ya sida yego kugira ngo izamubone yego bikananirana yego ariko Abisiraheli urugamba bararurwanye bashaka insinzi barayibura yes mama umaze igihe kinini nibyo koko warasenze nibyo koko waritanze yego nibyo koko warabwirijwe ariko uru ni urugamba rwari rwananiye gutsinda Abisiraheli rwananiranye baterwa bagahita batsinda utangarize ikigerageza Imana itavugaho ndarahiye kizakwica ariko ikigerageza Imana ivugaho ubonye 90% by'insinzi no gutabarwa haleluya abantu benshi ikigerageza Imana ikivuzeho nibyo rahita zana Hezekiya Imana imaze kuvuga ku burwayi
burwayi uburwayi bwe iramubwira ngo noneho yego ntabwo ugipfuye yego hindukira banyarwandakazi ni muhindukire yerekera ivure Imana nta kizabima ikigerageza Imana itavugaho umuntu ariko ikigerageza Imana ivugaho 90% by'insinzi biba byabona igabanya imisonga. Hezekiya nubwo yararwaye yego Esaya akaba ari umuhanuzi uvugana n'Imana cyane byatumye Imana ivuga ngo none wajyanye inkuru mbi bwa mbere yego ariko kubera ko mvuze ku burwayi yego ndongeraho imyaka 15 nico kigeragezo iramubwira ngo subirayo Imana ikivuzeho yego ibikirimburiye mu mizi ibikirimbuye haleluya uyu mwanya wabuze uko wisobanura aho washatse yego wabuze uko wisobanura umugabo yaguhaye amafaranga arahomba ibyo wabuze uko wabyisobanura ariko nje kukubwira iki kigerageza Imana itavugaho ntuzagicika ubugumba Imana itavugaho ntuzabucika ubushomeri Imana itavugaho ntuzabucika nibyo Abisirayeli mu kurwana urugamba bari barakoresheje tekinike zose birananirana ariko Bibiliya ivuze ikigabo cy'amanza 7:13 yego Gideyoni agezeyo nta ntambara yari agiye gukora nibyo Imana yari yamubwiye message amubwira ngo wowe ugende wumve wihagararire mama mu bantu hari abantu bo kwizerwa bivuga ngo abantu bose nibabiharariho abantu bavugana n'Imana Mana mubwira ngo nugerayo wihagararire mbwira inzozi zitaroswe saa 4 zitaroswe saa 8 zitaroswe saa 9 zitaroswe saa 11 zigategereza Gideyoni saa 12 mwabaye mufina amasayo kigerageza Imana ikavuga ntuzagicika ariko ikigerageza Imana ivugaho ibigihereye mu mizi Gideyoni ngo agezeyo yumva umwe aratangiye atuziko nanjye njya ndota inzozi kuki imbere batigeze barota nibyo Gideyoni yahagera nakubwiye ngo ibiganza nimba ari ibyo Imana yakuvuzeho baciriramo Gideyoni ahageze ngo yumva umwe ari kurotorera mugenzi we irya Seyiri undi turi mu biki ibintu by'imiti zimuzanye hano ati hoya ngewe naryamye ukiri n'iwacu numvaga ubushagarira umwe aramubwira tubushagarira tubaye muri iyi myaka ubushagarira bwaragiye aramubwira tumva yewe Imana yansuye narose ati se imyaka tumaze ko Imana itaragusura ubu nibwo igiye kujya yagusura ati reka nkubwire narose irobe ry'umutsima wa Seyiri gafashijwe muri tembagara mu rugerero ibyo hari ikintu bivuze mu ntambara gutembagara mu ntambara nabisobanura ubutaha iyo mu ntambara habaye abagabo hakaba abagaba b'ingabo ni ukuvuga ngo urugamba ruba rwasinduye isura amaze kuvuga ngo yarose irobe ritembagara ni ukuvuga ritembagaye hari uwo rishaka haleluya ritembagaye hari aho rigiye ahita avuga ngo ryatembagaye ryerekeza ihema ry'Abamidiyani bifite ubusobanuro ryatembagaye hari ahantu ku murozi runaka ngo rihita rigwa rigaramye mama amahema yaguteraga Imana yagushagarame iyo umuntu yaguye ntabwo inyagambure y'abagifite iryanjye ryaguye rigaramye Gideyoni ngo acumva iyo message haleluya ngo asubira mu Bisirayeli byaraguye asubira mu Bisirayeli avuga ngo ndi intare yo mu muryango wa Yuda haleluya ndi igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi Imana yivuze ndabyumva Imana ishimwe Gideyoni ngo agezeyo umva ikintu yabwiye Abisirayeli yarababwiye ngo mwebwe mw'Abisirayeli
yego mundebereho nukuri umva insinzi haleluya umva insinzi Imana ishimwe ngo mundebereho Bibiliya iravuga yego ngo bafata ibimuri ngo bafata ibibindi yego yego mbwira ibyo bintu ukuntu bizatsinda urugamba ariko ibintu Imana yavuze ibizabikora ibizi uko izabigenza haravuga mundebereho ufite uko bigenza afata ikimuri ufite uko bigenza ashira mu kibindi Mana ufite ukuntu bigenza bikemera undagiye inyuma yego ibyo nibyo bintu byarangije haleluya ndashaka kuvuga iki yego aba Bisiraheli Imana itaravuga ku kigeragezo itarakivuga bararwanaga bagatsindwa barashoraga bagahomba yego barateretaga hakarongorwa abandi nibyo Imana ivuze ku Bisiraheli yego Gideyoni ageze mu rugerero yego yahise akura amakuru 90% by'insinzi uko ni ukuri ukeneye insinzi inshuti y'umusaraba ukeneye insinzi arega si wowe uzahorurira wapi nuko ubanza gushira ku munsi hari Imana ihindura ibihe ukavuga ngo aba bantu ibintu bavuga hari Imana ibihindura wenda ni iby'Imana reka mbyemere ko ari iby'Imana yego ariko ikigerageza Imana itavugaho kizaguhitana ntabwo uzagicika yego ariko sida Imana ivugaho yego uyiburira irengero kanseri Imana ivugaho yego uyiburira irengero diyabete Imana ivugaho yego uyiburira irengero iyo yavuganye nawe haleluya amen ariko iyo itavugaho abantu babyumve neza iraguhitana itakuba yavuganye nawe biba byarangiye ariyo yavuganye nawe biba byarangiye Imana ishima Imana bamugisha amen ndafashijwe haleluya reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu twatarama yego twatarama ariko igihe tuzatarama aya ni amavuta y'abatanzi ndi guhora nteguza abantu yuko mu minsi iri imbere tugiye kujya batumira no tugakora mu mpereza arimo reka tubasubiza icyifuzo haleluya iri imbere tuzatugera ivu ufite icyifuzo cyandika muri comment tuve hano tugisubize haleluya azana amashimwe amen reka tubashime tuvuga ngo Imana ibaha umugisha amen ku kiganiro kiza mu duha ishimo ubuhanuzi n'ubutumwa budasanzwe amen imbaraga n'amavuta ntibikababeho iminsi yose we are kandi Imana igenderera abandi namwe ntibasige reka rero mbaho tugane ku musozo reka mbasabe mutange nimero za telefone nimusoza Abeli asenga Imana tugana ku musozo nimero mwatubonaho ni 078 58 64 705 cyangwa se akamenyetso ko guteranya ku bari kure 250 78 58 64 705 iyo nimero iba kuri WhatsApp nta kibazo waduhamagara wifuza kugira ibyo tubaza utugisha inama cyangwa se ngo tusengane Imana nabwo nta kibazo 24 sur 24 iyo nimero iba iriho nta problem murakoze reka dusenga Imana Mana mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje ugira neza bugaca bukira Mana shigikira umuntu wese ubonye iki kiganiro ukwizera kwiwe mu izina rya Yesu kumukorere imirimo n'ibitangaza bihwanye nuko yizeye ijambo ryavuze ngo amavuta utemera ntiyagukorera ntiyagira icyo akumarira mu izina rya Yesu kandi twabonye ko ukwizera nukumenya rwose udashidikanya ngo ntibizaba reka mu izina rya Yesu uyu muntu yizeye ahabwe umugisha ahabwe icyo umutima ushaka ahabwe ibisubizo yinjire mu biganza cyangwa se agwe mu biganza bishobora kumukuza bishobora kumuteza intambwe bishobora kumuzamura mu izina rya Yesu niko dusenze kandi natwe tugirire neza natwe duhana umugisha n'abari badukurikiye bose turasengeye umuntu wese mu izina rya Yesu yakiriye ubu butumwa yakiriye ubu buhanuzi kandi dusengeye umusaraba TV mu izina rya Yesu dusengeye n'abakozi bakora kuri iki kinyamakuru twatuye umugisha w'Imana mu izina rya Yesu twatuye ibidasanzwe reka iki kinyamakuru ceboriwe dusengeye cameraman yakira impinduka yakira neza y'Imana yakire guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu kuko nta kure cyane utakura umuntu cyangwa se utamugeza umuyobozi w'umusaraba TV w'iki kinyamakuru nawe nuko turamusengeye ngo yakire cyangwa se ahabwe
icyo umutima we ushaka. Bityo no ku muryango we wose turabasengeye Imana kandi turabashinganishije kugira ngo bahore biyuburura mu mbaraga nshya, kugira ngo bikunde irivuga butumwa rize ryaguke kandi rihoreho ndetse rigeze kure abatari bakeya. Habwa icyubahiro rero mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha.